nongeye kuguha ikaze mu kiganiro The Struggles of Single Mothers nk'urubuga rw'ababyeyi b'abagore birerana abana. Intego yacu no kumva, kwiga no gushakira hamwe umuti w'ibibazo duhura nabyo buri munsi. Muri aka gace kacu keza rero twahariye akantu k'ubwenge, twibuke twiyubaka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994, duhumurizanya, twigira ku mateka, turwanya ivanguramoko aho ariho hose, twima amatwi abapfobya n'abahakana n'abagoreka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994, abapfakazi, imfubyi, ababuze ababo, abahuye n'ubumuga n'izindi ngaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, twese nk'Abanyarwanda twifatanyirije hamwe kwibuka ku nshuro ya 32 amateka mabi yaranze u Rwanda. Urubyiruko, imiryango, ababyeyi, abana, twibuke twiyubaka duharanira ko ibyabaye bitazongera kubaho kundi. Twitabire gahunda zo kwibuka, dutega amatwi ibiganiro bigaruka ku mateka yaranze u Rwanda mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, amafoto, video n'ibindi byo kwishimisha mu gihe cyo kwibuka. Tubyirinde, dukomeze kwibuka twiyubaka. Muhaye ikaze rero mu kiganiro mu gace kacu twahariye akantu k'ubwenge, episode ya 6. Nuko niyiciye abana nk'abaho hasi gufunga 9. Igituma mfunze nuko niyiciye abana mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, abahuroze bagapfa, kubera ko umugabo wanjye yari Umututsi. Rero abana nabo bari Abatutsi bagashaka kubica, gukora Abatutsi. Uwaburaye ntabwo umwigisha akababaro k'inzara, arabizi kukurusha, azi uko ibabaza. Twaraburaye, twarabwiriwe, twarapfushije, twarapfuye. Umutima wacu niwo wanze. What sustains Rwanda today is the unity of Rwandans and the convictions that, like all people, we have the right to live in safety and dignity and at peace with all our neighbors. What we ask is for partners to join with us to fight extremism rather than punishing Rwanda for defending itself. We owe future generations of Rwandans more than survival. They deserve to inherit a secure, united, and bold country and an integrated and confident Africa. Came a promise to never let the politics of genocide take root ever again. I tell you, genocide cannot happen here again. It won't happen. Even with those noises you hear in the region of people gathering from Europe, from wherever, and meeting in Kinshasa, and bamwe bajya bashinyagura bavugira hanze. Igihugu cyose, igihugu cy'u Rwanda ureba, ntabwo gishobora gupfa kabiri.
mbere y'uko wakwica u Rwanda zakwica. Ntabwo wakwica abantu kabiri, ibibaho tureba ntabwo twapfa kabiri. Ari twe bakuru, ari abana bacu, ntawe uzabica kabiri, ntibishoboka. Ku itariki ya 7 Mata 2026, nyakubahwa Perezida Paul Kagame na Madamu we Jeannette Kagame bashyize indabo ku rwibutso rukuru rwa Jenoside i Kigali ku Gisozi, ndetse bacana urumuri rw'icyizere ku nshuro ya 32 u Rwanda n'isi yose byibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Kuri uwo mugoroba kandi umukuru w'igihugu na madamu we bakoze urugendo rwo kwibuka, bahagurukiye ku karere ka Gasabo bagana kuri BK Arena. Urubyiruko rwinshi rwaritabiriye rwumva amateka yaranze igihugu mu gihe cya Jenoside. Tukiri kwibuka rero tuniyubaka, abahanzi bagize uruhare runini cyane mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ndetse na mbere yaho. Ariko ubu ngubu abanyarwanda turi umwe, turi abanyarwanda twese. Ni muri urwo rwego rero Marina muri iki gihe cyo kwibuka nawe yifatanyije n'abanyarwanda bose ashyira indirimbo hanze irimo amagambo meza y'ihumure, amagambo y'icyizere, amagambo yerekana aho u Rwanda rugeze, yuko igiti cyatemwe noneho ubu ngubu cyongeye gushibuka. Reka nizere ko rero nawe umusingomada muri iki gihe cyo kwibuka uri buze kujya gutega amatwi iyi ndirimbo ya Marina yakoranye na Iva Muziki. Ni indirimbo bise Warababaye, Never Again. Nkuko mumaze kubimenyera rero, mba nabateguriye umubyeyi turi buze kuganiraho mu kantu kacu k'ubwenge. Rero episode ya 6 muri iki gihe cyo kwibuka, nabateguriye umubyeyi w'intwari y'u Rwanda. Tugiye kugaruka ku mateka ye ho gatoya. Reka duhere ku itangiriro ry'urugomo na Jenoside yo mu 1994. Urwango rwakwirakwijwe ku maradiyo nka RTRM yakwirakwije ubutumwa bwo kwanga Abatutsi. Hatangijwe gahunda yo gutegura interahamwe n'intwaro zoroheje. Abatutsi bashyizwe ku rutonde rw'abanzi b'igihugu. Kwa 6 Mata 1994, indege ya Perezida Habyarimana yarahanuwe. Ku itariki ya 7 Mata 1994, Jenoside yaratangiye ku mugaragaro, abayobozi n'abasivile baricwa. Minisitiri w'uburezi, Minisitiri w'intebe washyizeho amahoro, ubumwe n'uburinganire mu mashuri. Yize siyanse akaba umwarimu, yarwanyije ivangura mu mashuri no mu burezi, yashyigikiye abakobwa mu kwiga. Yashyigikiye amasezerano yarusha arwanya urugomo n'amacakubiri. Agatha Uwiringiyimana yavutse mu 1953 mu Rwanda, mu cyahoze ari prefecture ya Butare. Yari umugore w'ubwenge, wita ku muryango, w'imico myiza kandi wize cyane. Agatha yavukiye mu muryango w'abakene, ndetse yakoraga urugendo rw'amasaha 2 ajya ku ishuri, ariko akaba umuhanga cyane. Yize amashuri yisumbuye mu ishuri ryari rikomeye muri icyo gihe, Lycée Notre Dame de Citeaux. Iryo shuri ryigagamo abana b'abahanga cyane. Yabifashijwemo na musaza we wakoze uko ashoboye kose kugira ngo mushiki we wakundaga kwiga yige. Yakomereje amashuri ye muri Kaminuza Nkuru y'Igihugu, aza no kuba umwarimu muri iyo kaminuza, ndetse ni naho yahuriye n'umugabo we Barahira Inyasi. Baje no gukora ubukwe, babyarana abana 5, abahungu 4 n'umukobwa 1. Agatha wavukiye muri prefecture ya Butare yabaye Minisitiri w'intebe mu 1993, umugore wa mbere mu mateka y'u Rwanda wabaye Minisitiri w'intebe. Yari umuyobozi w'intangarugero, wita ku mahoro n'uburinganire, utavangura, utavuga rumwe n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Agatha Uwiringiyimana wari Minisitiri w'intebe wa mbere w'u Rwanda yiciwe i Kigali ku mugoroba wo ku itariki ya 7 Mata 1994.
byabaye mu gihe ingabo za guverinoma n'abarindaga perezida bashakaga gukuraho abayobozi batari bashyigikiye ibyemezo byabo, kandi Uwiringiyimana yari umwe mu bategetsi badashyigikiye urugomo n'ubwicanyi n'ivanguramoko ryari ririho muri icyo gihe. Agatha yiciwe mu rugo iwe Kiyovu, Kigali, hamwe n'umugabo we Inyasi barahira mbere y'uko umubiri we ugezwa ku buruhukiro bwa gisirikare i Kanombe. Caporal Tadeyo wahoze ari mu ngabo za Habyarimana yahamije ko yashishikajwe no kurinda umurambo wa Madamu Agatha Uwiringiyimana aho kuwushyingura ako kanya. Ati umubiri wa Madamu ntiwari kuboneka ngo ushyingurwe kuko umuyobozi w'ingabo zarindaga perezida yahamagaye mu kigo i Kanombe atanga itegeko kashyingurwa ako kanya. Tadeyo wari ufite ipeti rya kaporari ry'umukomando wari ushinzwe gushyingura abasirikare ku buruhukiro bwa gisirikare i Kanombe, yahamije ko ku itariki 8 z'ukwezi kwa 4 1994 ku buruhukiro bazanye umurambo muri ambulansi. Ati mpabwa itegeko ryo guhita mushyingura ako kanya, kandi wari wangijwe ahantu henshi. Ati nanditse amazina ye ku murambo we kugira ngo igihe cyose bazamenye uwo ari we ashyingurwe mu cyubahiro, muhisha muri morgue kugeza igihe igihugu kigeze mu maboko ya RPF. Agatha Uwiringiyimana yashyinguwe mu cyubahiro mu irimbi ry'intwari i Kigali, ashyirwa mu cyiciro cy'imena. Abana be bararokotse, bajyanywe mu gihugu cy'Ubusuwisi, bavuga ko batazi uwabatabaye, ariko nyuma yaje kumenyekana yari umusirikare ufite ipeti rya kapitani. Nyuma yaho umusirikare yaje guhabwa umudari w'ishimwe w'umurinzi. Abana b'Uwahoze ari Minisitiri w'Intebe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994, Uwiringiyimana Agatha bavuga ko bakunda u Rwanda kandi bishimira igihugu mama wabo yahoraga arwanirira kugeza ku munsi we wa nyuma w'ubuzima. Umwe mu bana we witwa Hirwa aganira na Katy Place kuri WhatsApp muri 2017 yavuze ko icyo yibukira kuri mama we nubwo yari muto cyane. Ati nibuka ko mama yamfashe ukuboko njye na mushiki wanjye, dusanga papa mu ruganiriro kugira ngo dusenge mbere y'uko ajya gutambutsa ijambo kuri radiyo nkuru y'igihugu. Ati mama yatubwiraga amagambo asa nk'aho atari bugaruke. Ati bana banjye mugume hano kandi muhorane ukwizera, Imana iraza kubarinda. Umuhire bucura bwa Agatha akaba ari nawe mukobwa yari afite yavuze ko ababyeyi be bagisohoka yumvise urusaku rw'amasasu, ari nabwo bwa nyuma aherukana n'ababyeyi be. Abaturanyi babo nibo babahishe kugeza abasirikare babatabaye ku itegeko rya kapiteni Mbaye Dianye. Abana b'icyo bamwibukiraho ukuntu mama wabo yabatozaga gusenga no kubaho mu buzima bwose, kandi rimwe na rimwe yafataga umwanya akabohereza mu cyaro kugira ngo bige kubaho ubuzima bwose. Agatha Uwiringiyimana, intwari y'u Rwanda, Imana imutuza heza kubwo kwitangira igihugu cyamubyaye, akarwanya ivanguramoko n'amacakubiri, agaharanira guteza imbere umwana w'umukobwa, akarwanya ivanguramoko mu mashuri, akaba umubyeyi mwiza wita ku bana be, akabatoza gusenga kugeza ku munota we wa nyuma. Reka tumwifurize iruhuko ridashira, twibuke twiyubaka tuvuga tuti never never again. Akaba ari naha rero dusoreje ikiganiro The Struggles of Single Mothers mu gace kahariwe akantu k'ubwenge, episode ya 6, twibuka twiyubaka twumva n'amateka atandukanye yaranze igihugu cyacu mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Rero ngiye mwari muri kumwe, nitwa Umubyeyi Denise. Reka aho turi hose mu nce z'igihugu ndetse n'inyuma y'igihugu cyacu cy'u Rwanda dukomeze kwibuka twiyubaka. Murakoze cyane, ndabakunda, Imana ibarinde. Reka tuzahure muri episode y'ubutaha. Ciao ciao.